babandi baramburaga ibiganza bishyushye ku bantu bakagwa bashaka no kwikora online ngo mvuko Imana ivuganye nawe ngo we turi kurebana arewe arase ubundi suramuka uri kunkamera ni turi kurebana umva sha mvuko Imana ivuganye nawe uri kunkamera ego mwagiye mumenya ubwenge bazabahorobeka kugeza ryari kuki mudashaka guhumuka wowe Imana ivuganye nawe umva ibintu Imana ivuganye nawe uri kuri TikTok umuntu ayimara kureba live kuri TikTok witwa runaka ngo Imana igukweye umwuka w'urupfu wanjijiwe we ntuzapfa umwuka w'urupfu uba ku muntu igihe kigeze buri yose irigikoze hari ahantu uzapfira hari isaha uzapfiraho hari n'ikizakwica iyo bihuye ari bitatu uhita upfa nana ngo umuntu ngo umwirukanye umwuka w'urupfu bakoze utugurupe bafite ama TikTok none twigira abantu hajya mu internet barayitoragura ngo tugiye kwishakira Imana ngo tugiye kwijajabira akabageze kuri TikTok agahora n'umuhungu wamaze gusettinga ibintu bye neza uzi gushaka ituro ugomba kubeshaho umuryango we warangiza ukaza wahagera ngo Imana igukoreye ubukwe ibintu wavugiye mu rusengero ntibibe bigiye kubera kuri TikTok bro reka tumvikana niba ari akantu ubonye ko gusahuriramo bikore ariko we kubigira rusange ngo ufata abantu b'Imana utangire kubatera ubwoba ubishira mu nyungu zawe bwite niba nta umuntu ugira icyambere nta bukristo ugira kuko uri umupagani ubwa kabiri nta umuntu ufite je nabonye abantu bango ni batanga ituro kuri TikTok my friend ntane ko imitwe yanyu muzayiteka kugeza ryari baye ngumva gukona Imana ivuganye nawe ngo uvuze ibyo bintu ngo umujinya w'Imana urakumanukiye ndebe injiji umujinya w'Imana uramanukiye umenye none ahantu nanzi ngo umujinya w'Imana uramanukiye kubera ko ngubujije gutanga amaturo kuri TikTok mwe murabizi duhuraho buri munsi ica ndi kuvuga ibi ngibi urabizi bakunzi b'Ihumure TV muraho meze neza igitondo cyiza mu masaha y'igitondo umugoroba mwiza w'amasaha y'umugoroba nanone kandi igicamunsi cyiza ko ari ku masaha y'amanywa mbifurije ibihe byiza mwese aho muherereye mbasaba umugisha w'Imana kugira ngo mubane natwe mumeze neza ushobora kuba utameze neza bitewe n'ahantu uri ariko ndabizi neza ko Imana irare mu buzima bwawe bukagenda neza kubera ko niyo mubyeyi niyo mutunzi w'imbabazi kandi nifite byinshi bitse ku buzima bwawe ndetse igambiriye ibyiza kuvuga ngo ibyo nibwira kubagirira ni ibyiza si bibi kugira ngo bareme mu mutima wibiyiza bizaba hanyuma rero ku Ihumure TV tugira ibiganiro bigaruka cyane cyane kuyoboka Imana n'ubukungu ngira umugisha wo kongera kubabwira ko numugisha kuba we uri kundeba kuko uri muzima ariko nanjye numugisha ngiriwe kuba mbasha kukubwira aya magambo ndetse nkagira umugisha wo kubona abantu 10 bumva aya magambo buriya abantu 10 uwabashira inyuma yanjye bakankurikira ntago baba ari bake ngo haye agaciro gakomeye horebye iyi video ngusaba umugisha w'Imana ngusaba uburinzi bw'Imana kandi ndasaba Imana data kugira ngo ikuremere ibyiza kubera iki abaturi bibi twemeza ko biba ku bantu ariko noneho abaturi byiza tugashaka kubyirengagiza ko bidakwiye kuba ku bantu nyamara ndabihamya ntashidikanya nko imbaraga zayo zidukoreramo zakora muri ayo magambo akagira icyo akora ku buzima bwawe reka nshimira bose bakoze subscribe ku Ihumure TV mwarakoze Imana ibahe umugisha nawe utarakora subscribe uyikore kugira ngo tubane muri izi nkuru zacu zigaruka ku bukungu n'iyoboka Imana kandi mu buzima bwacu bwa buri munsi hanyuma rero tugira service zigiye zitandukanye zirimo service z'abatekinisiye n'abafotografi n'abavideografi uramutse ukeneye umutekinisiye mwiza gukora ibikoresho byo mu rugo harimo firigo televiziyo micro-ondes water dispenser cuisinière mu gikoni ibyo bikoresho byawe byose nyuma yo gukora ibiganiro kambona kuri video wampamagara wawe mu gikoni nkahadodera amahema nkakora firigo yawe gasubira kuba nzima ifite ikibazo cyangwa se cuisinière cyangwa se televiziyo ndetse uramutse ukeneye umufotografi cyangwa umuvideografi mu ma event ayari yose ufite ukabona video yasisa neza ukabona umukameraman cyangwa umukamera woman wacu yabifashe neza icyo gihe uraduhamagara hanyuma ukaduha akazi tugakorera ibikoresho byacu byawe mu kiganiro cy'ubushize rero cyangwa nkwe nimero 0788565044 hanyuma mu kiganiro cy'ubushize twari twagarutse ni ikiganiro dukunda gukora kigaruka ku bukungu
cyangwa se ubutunzi buri ahantu h'ibanga iherereye. Ubushize twari twagarutse mu bintu bijyanye n'ubuyobe, aho abantu benshi bayobera muri iri faranga koranabuhanga na smart ID, ndetse banavuga ko ikimenyetso, bavuga ko microchip, bavuga ko akarengane, kandi tugasanga ari abanyedini bafashe ibindi bitabo barabisoma. Hanyuma twagiye dufata igihe cyo kuvuga ngo tugiye kujya dufata buri gace dusoma ibyo bagiye bandika muri ibyo bitabo by'ubuhanuzi, ariko bitandukanye cyane n'icyo Bibiliya ivuga, cyangwa se bakeneye ubwenge bwa Bibiliya kugira ngo basobanukirwe n'icyo Bibiliya yashatse kuvuga, be kuvuga kugura no kugurisha nk'ari kujya guhaha imyenda, kimisagara n'inkweto n'ibindi byose, cyangwa se akawunga n'ibishyimbo. Ubushize rero tuganira mu gace twari twasize agace, twari twageze ku gace kavuga ngo uburenganzira bw'amadini buzasuzumwa ngo buhabwe umupaka ntarengwa cyangwa hari aho utagomba kurenga. Hanyuma mu gace kacu k'ubushize twari tugeze kuri 15 tuvuga ngo ibihugu ngo bizajya byemera gukoresha iryo faranga bizajya bihita bifashwa. Ibihugu bizemera gukoresha iyo digital currency cyangwa se iyo crypto cyangwa se izo asset, izo virtual asset, bakabyemera bagashyiraho amategeko abigenga, ngo ibyo bihugu bizajya bifashwa. Hanyuma ukibazwa ngo ibyo bihugu bizajya bifashwa nande, ngo kubera ko babonye uburyo bwo gukoresha aya mafaranga koranabuhanga. Ibi twibutse ko iki kiganiro turi kugarukaho cyangwa ikitabo turi gusoma ni icyanditswe n'abahezanguni mu idini, benshi bita abahanuzi, abandi bita ko ari abahanga ngo mu byanditswe. Hanyuma ugasanga amadini amwe namwe arabayoboka, hanyuma bigateza imyiryane mu bakristo bamwe na bamwe, aho bivuga ngo ntiduhuza, mwe ntimuzajya mu ijuru, kandi ngo akarengane kagiye gutangira. Hanyuma ngo abanyamadini bazabyanga, abanyamadini bamwe bazabyanga. Rero nabangaba turimo turagenda tubona benshi batangiye kubyanga. Ngo bazatesha agaciro, ngo bazateshwa agaciro abo ngabo babyanze. Hazabaho ugusubira inyuma guteye ubwoba mu byereke iyobokamana. Reka ngaruke gato ahangaha. Rimwe na rimwe hari umusaza bita Mpyisi yajyaga akunda kuvuga ngo mwanjiji mwe, wamubaza neza akakwereka ko hari ibyo bigishaga bitari ukuri, ariko uyu munsi baje kubona aho kuri, ariko none habibona igihe kiri kumushira na ashaje, ariko benshi ntago bashaka gusubiza ubwenge inyuma ngo bibaze. Niyo mpamvu abo banyamadini benshi uzabasanga muri ibyo bikorwa bimeze nkaho ari uguhakana iterambere n'ikoranabuhanga aho rigeze. Bavuga ngo abanyamadini benshi batagendana na gahunda za leta bazateshwa agaciro, nta biterane by'ivugabutumwa bizongera gukorwa kuko leta ntizizongera kubyemera, ntibazemera ko bibaho. Insengero nyinshi zizafungwa zihinduke amazu yo gukoreramo cyangwa inzu z'imikino yinjiza amafaranga. Umurimo w'ibwirizabutumwa uzabura urangire burundu. Reka ngaruke hano gato. Niba hari inzu bita supermarket, tukajya muri iyo nzu ya supermarket tugahaha, bivuze ngo idufitiye akamaro na nyirayo imufitiye akamaro. Niba twagiye muri dispenseri bakavura umuntu, ukoramo yungukiwe kandi babashe kurengera ubuzima bw'umuntu. Niba hari amakabine dushobora kujyamo akadufasha akadukemura ibibazo, niba dushobora kujya mu nzu y'imyidagaduro n'urugero, bene amazu bakishyurwa, noneho natwe tukishimira ko twaje mu myidagaduro, bivuze ngo byanze bikunze na za nzu zirasorera leta. Yego, hari ikintu leta iri bwinjize, natwe kandi twabashe kumva ibyishimo byacu na ba nyiramazu kandi babashe kugira icyo bafata, twese twungukiwe. Ariko ndashaka ngaruke gato ku bijyanye na za nzu bise insengero. Izo nzu bita insengero, mbibutse ko kuba bamaze kumenya neza n'abasobanukiwe, izo nzu ubwazo zihakana Yesu, kuko Yesu niwe rusengero. Sasa ndashaka kukubwira, izi nzu mwubatse ngo tuzihuriremo, ngo tugiye guteranwa ngo n'igikorwa cyo kuvuga Imana no kuyihimbaza, tukayihuramo turi abanyamashari, tukayihuramo turi abanyamatiku n'abagambanyi n'abanyamoko, inzu igahererwa nk'agaciro umuntu ufite amafaranga, uzambwira ngo Imana uyisangaye muri iki gice cy'iyi nzu?
cyangwa Yesu musanga muri igice cy'inzu. Hanyuma nidusanga nta musaruro urimo tuzavuga ngo iyi nzu imaze iki, ngo yango n'urusengero ngo ruramye Imana. Abahuriyemo bahoze bari gutemana imihoro, abahuriye muri iyo nzu ari abanyamatiku, abahuriye muri iyo nzu bari mu kagambane bari kugambanirana. Iyo nzu ntacyo ikitswa, nta kikimaze, ahubwo yakaba ari koperative iyikoreramo, tukaduze ngo ni koperative y'inyanya cyangwa kopewati izana ibirayi n'ibindi. Noneho bigatuma duvuga tuti noneho ya nzu y'icyayi yanze abantu bahuriramo bagakusanya icyayi yabyaye umusaruro. Hakunyumvisha ko ari inzu y'Imana, ibyo bintu ni ukuduhorobeka. Zikwiye gufungwa kuko nta musaruro zatanze. Ibyo rero ntago ari ubuhanuzi buvuze ngo sinzi nigeze kumva numva ngo ubu ngo ngiye gukora abafungiye ngo bajya muri Kenya ngo abandi bajya mu Uganda. Numva aravuze ngo birukanye Imana mu Rwanda ngo none twigiriye Uganda. Ndavuga niyo Mana birukana rero iraciriritse. Niba abantu bashobora gufata Imana bakayirukana ariyo yabaremye ikabashiraho none bakabayirukanye, iraciriritse. Iyo ni insenzi ntago nayikurikira, iyo wayisenga uribaza. Ariko twamenye ko atari ukuri, ahubwo twamenye ko ibingibi mubikoreramo kugira ngo mubone ibibatunga. Niyo mpamvu inyungu za bamwe cyangwa ibihembo bya bamwe ari ibyo basahira mu nda zabo, ari ibifu. None se niba umuntu ajya kwa muganga akava yakize, kwa muganga ni heza. Abagwayo turabyemera ko bagwayo kuko bagomba kugwayo, abantu bose ntago bagomba kubaho. Ariko niba ari inzu mwita inzu y'Imana, abantu bakabaye bakiriramo kubera ikibagwayo, bitandukanye n'ibitaro. Na gereza bafungiye abantu bamwe bagataha babagoroye, tuyita igororero hano iwacu, bamwe bakabagorora abandi bakagwayo abandi bagataha. Ndashaka munyereke difference iri hagati y'izo nzu zose ndimo ndavuga, kuko yayita inzu y'Imana kandi ku gituti hahagaze umugabo ufite amafaranga, udafite umuhamagaro wo guhagarara imbere y'abantu, udafite n'ibyo babwira, mumwita imfura kubera ko afite amafaranga, mukamuha igituti ngo azavuge, abandi bakicara mu kibaya akabahindanya, agataha akarya neza, akajya kwimenamo akantu, akajya kurya ibyo arya byose n'ibiki byose. Ntago mucira ibanza, ariko siko mumeze mwese, ntago mubizi, benshi siko bameze. None si yo iracyari inzu y'Imana. Yesu yayigezemo kubera ko bari barayitiriye iryo zina ry'Imana, asanga nimo bacururiza byose nimo bibera. Hati yemweye noneho ndaje ninge rusengero, ariko inzu y'Imana mwahinduye inzu y'abasegana n'abambuzi. Rero uyu mwanditsi cyangwa se uyu muheza nguni cyangwa mwita umuhanuzi ngo ni runaka, naza yandika ibi bintu ntazabura kubivuga kugira ngo yemerwe. Twabimenye ko byinshi mu bikora kugira ngo mwemerwe, abantu benshi babikora kugira ngo bemerwe. Ngo insengero nyinshi zizafungwa ngo zihinduke amazu yo gukoreramo cyangwa inzu z'imikino ninjiza amafaranga, umurimo w'ivugabutumwa ngo uzarangira. Ariko mwabaye mute? Uwatangije umurimo mu isi nimwe muwufitiye ifemba kumuruta, ku buryo uwo murimo yatangije abantu runaka ashaka ari mwe mugiye kubarokora, we adakeneye kubarokora. Ntacyo idini rizongera gukora leta itakivanzemo. Intumwa ya leta izajya ihagarara ku ruhimbi, icengeze amatwara ya leta mu rusengero. Ku munsi wo gusenga ihabwamo ijambo, kandi amadini azajya atanga imisoro ya leta kuko yinjiza amafaranga menshi atazwi na leta. Imisoro ya leta izagera no mu madini yose, ubirenzeho afungirwe burundu. Ubwo butaha tuzakomeza, reka ndekera aha ngaha. None se mbabazi, niba pasiteri ntaho yize, nta kaminuza yizemo, nta shuri tuzi yizemo, akaza akatubwira ati Imana irampamagaye, Imana imaze kumpamagara, irambwira ngo nzinga urusengero hano mu Gaki, we reka ne kuvuga karetse iwanyu mutantera amabuye. Hanyuma nimara gushinga mu rusengero abantu baze banyoboke, yamara kunyoboka abafite agafaranga mbaha agaciro, mbaha igituti babwirize, nshinga igituti hariya mwubakira Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko ngo simba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, anjije imwe, ariko muze mwubakira Imana. My friend,
ubakira Imana se wowe muvuga uti ngewe natangiye company kandi company natangiye nijyana abantu mu kuzimu nibabwira ko nta Mana iriho Yesu atabambwe nimuze hano mu nyoboke kubera ko ufite imyuka yiwanyu mwari abapfumu cyangwa iso yari umupfumu nawe ukabuje kuri umupfumu uje gupfumurira mu nzu bita urusengero abantu baza nyine kubera ngo bafite inzara ngo n'inyota byo kubona Imana uragira inzara n'inyota byo gushaka Imana kandi yaraje kugushaka wari uzimiye kaza kugushaka none nawe ugiye guhindukira ujye kuyishyura ujye kuyishaka noneho wakaza agashinga igituti amara gushinga igituti abandi bashiki bacu rero twigira bashiki bacu babikunda cyane bagatendereza ejo akaraza umugabo ku nkeke bugacya yamugejejeyo ngo bari mu rusengero ejo wajya kumva ngo bateranye ingume ngo rwa rusengero ngo paseri runaka ngo na runaka ngo bishop na runaka ngo barwanye aho niho Imana iri aho mutubwira ko ari Imana iri kandi paseri wajya kubona ukabona aguze vewiti ukabona arakize arakungahaye umucuruzi uri muri shike cyangwa uri n'ahandi Nyabugogo wirwa yirukankana agatoya kumwangaza n'imisoro akaza agasora kugira ngo twubake igihugu ariko wa wundi wazanye uburiganya mu rusengero n'ububandi yarangiza ntabwo ari bose niyo mpamvu ngiye ntawe mvuga mu mazina ahubwo ndavuga abashaka gutukisha izina ry'Imana yarangiza bakamuyoboka bakazana ibyo faranga byose akagura vewita akagura ibibanza akubaka amakadastere byose akashira hari agapakira akuzuza leta yamubwira ngo tanga umusoro ngo yangugiye ngo nkorera Imana korera Imana akubwo umuziko Imana ari umuswa ngo murabikora nk'abihorera mukagira ngo mpamwe namwe none nabari online ubungu barababwiye bamaze kubakaza bagati online nayo amasengesho online yo guturira abantu muri kubaka amazumu mugahanurira abantu ku mazumu mwangiza mukaba mufite ama office ejo bakabasanga mu ma office yanyu mwakoreraga kuri Zoom na YouTube ziri online ngo muri kubasengera babagera muri office zanyu mukabasaka ahubwo ibyapfubiribwa n'abapfumu mujye munabasaka muyiri ngiye ko ntawe ndayakano ko nta mpano ngiri wacu nta mupfumu wari uhari wende iwacu haza ko umupfumu yari kunyigisha gupfumura nanjye nkabizana mu rusengero nkandi umuhanuzi ariko iyo mpano si yanjye ijyanire ariko wihamagara abantu ngo online kuri Zoom kuri YouTube kuri Facebook ngo uri guhanura babandi baramburaga ibiganza bishyushye ku bantu bakagwa bashaka no kwikora online ngo mvuko Imana ivuganye nawe ngo we turi kurebana arewe arase ubundi suramuka uri kunkamera ni turi kurebana umva sha mvuko Imana ivuganye nawe uri kunkamera ego mwagiye mumenya ubwenge bazabahorobeka kugeza ryari kuki mudashaka guhumuka wowe Imana ivuganye nawe umva ibintu Imana ivuganye nawe uri kuri TikTok umuntu arimo arakureba live kuri TikTok witwa runaka Imana igukweye umwuka w'urupfu wanjijiwe we ntuzapfa umwuka w'urupfu uba ku muntu igihe kigeze buri yose irigikoze hari ahantu uzapfira hari isaha uzapfiraho hari n'ikizakwica iyo bihuye ari bitatu uhita upfa nana ngo umuntu ngo umwirukanye umwuka w'urupfu bakoze utugurupe bafite ama TikTok none twigira abantu wajya mu internet barayitoragura ngo tugiye kwishakira Imana ngo tugiye kwijajabira akabageze kuri TikTok agahora n'umuhungu wamaze gusettinga ibintu bye neza uzi gushaka ituro ugomba kubeshaho umuryango we warangiza ukaza wahagera ngo Imana igukoreye ubukwe ibintu wavugiye mu rusengero ntibibe bigiye kubera kuri TikTok bro reka tumvikana niba ari akantu ubonye ko gusahuriramo bikore ariko we kubigira rusange ngo ufata abantu b'Imana utangire kubatera ubwoba ubishira mu nyungu zawe bwite niba nta umuntu ugira icyambere nta Kristo ugira kuko uri umupagani ubwa kabiri nta umuntu ufite je nabonye abantu bango ni batanga ituro kuri TikTok my friend tane ko imitwe yanyu muzayiteka kugeza ryari ngo mva gukona Imana ivuganye nawe ngo uvuze ibyo bintu ngo umujinya w'Imana urakumanukiye ndebe injiji umujinya w'Imana uramanukiye umenye none aha ntunanzi ngo umujinya w'Imana uramanukiye kubera ko ngubujije gutanga amaturo kuri TikTok mwe murabizi duhuraho buri munsi ica ndi kuvuga ibingibi urabizi buri munsi irabikubwira bro reka nkubwize ukuri nabo twasanze barubatse ibikengi ntago bakiriho sibyo igihe cyawe kiragera mu isi kikarangira niho Salomo yanditse aravuga ngo mu isi cyangwa munsi y'ijuru umuntu wese yavukiye kuruha iyo miruho rero umuntu amaramo igihe gito kuba byaye n'umugore arama igihe gito kandi kirimo gukenyuka nawe uzakenyuka
wijya kwiteranya n'abantu ngo ujye no kwiteranya n'Imana ngo iravuze kandi itavuze, kuko ikunyuramo nanjye yanyuramo yambwira ibyo. Simpakana ubuhanuzi ubwo bubaho, kuko nakubwiye ko ubuhanuzi ari ubupfumu bwavuye kwa Ntuza bwimukira kwa Ntuza. Mwe kubyita inzu y'Imana, mushaka irindi nzu mubyita. So reka mbashimire rero mwakoze. Ejo cyangwa ejo bundi tuzagaruka mu gace gakurikira bigendanye na message zo turi kubona muri commentaire n'ahandi. Imana ibamugisha. Nge nari Kuzo Emmy nakagaruka.